ngira ngo abantu abanyamakuru bari hano ni bake banzi, wenda bumvaga gusa izina. Wenda mbere ko ngira icyo mvuga ku Nyirabahizi, ndabanza nshimire ekipe ya PRFC kuri iki gitekerezo bagize cy'Nyirabahizi, igitekerezo cyiza kandi nibaza yuko kizafasha n'amakipe yandi kwitegura no kureba performance yabo muri next season. Nanone ariko nkashimira abanyamakuru, kuko abanyamakuru ni mwebwe bridge, rutindo ruhuza amakipe n'abafana. Akazi kanyu rwose ndabashimira on my side. Reka ngaruke rero kuri company TK Investment. TK Investment ni company imaze imyaka isaga 15 muri iki gihugu. Wenda sinzi ko benshi bari bayizi, ariko ubundi dufite uruganda rw'imyenda, turukorera amasoro, tukagira icapiro printing, noneho tukagira ni muri kubona hano yitwa Creative Agency. Iyi Creative Agency rero twasanze umupira w'amaguru ari uburyo twakoresha none gufasha amakipe tugakorana partnership. So ni naho havuye igitekerezo cyo gutegura iyi Nyirabahizi dukoranye na PRFC. Iyi Nyirabahizi nkuko mubizi, chairman yarayitangije kuwa gatanu niba ntibeshye, niba by press conference, right? Bamurikira ekipe izatangira, mwabonye umukino w'ejo, ira ekipe ni twe twayizanye muri Power Dynamos, Azam. Umukino w'ejo ngira ngo abakunzi b'umupira w'amaguru mwabonye ko mwarishimye, byagenze neza. Ubu noneho turakomeje muri tournament yindi ya Azam, izatangira ejo igasozwa ku cyumweru, aho uzaba afite amanota menshi azahabwa igihembo. Ariko mbere ko mvuga kuri fixtures, imikino ukuntu izagenda, iyi Nyirabahizi ni tournament izahoraho buri mwaka. Nakuvuga ngo uyu munsi yahuje AS Kigali, Police, APR, Azam, Power Dynamos, ariko umwaka utaha bitewe n'ubufatanye n'amakipe, buriya tuzareba ko bishoboka ko twazana izindi kipe. Kandi nkashaka ko emphasizinga yuko TK Investment ni company y'ubucuruzi. We are open gukorana na kipe yari yose, ntabwo turi mandatory cyangwa gukorana na APR gusa. Ikipe yari yose amarembo arafunguye, shaka ko dukorana, we are open. Ari ukuzana ekipe bahura nayo cyangwa se gufatanya muri season, amarembo arafunguye. So ndashaka ko biba clear abanyamakuru kugira ngo byumvikane neza. So iyi gahunda rero ya tournament, ejo hari imikino izabera kuri Pele Stadium, izahuza Azam Police saa 10, hanyuma igahuza saa moya APR AS Kigali. Tukazongera guhura ku itariki 21, Azam AS Kigali saa 10, APR Police saa moya. Hanyuma amarushanwa azasozwa ku cyumweru, aho Police AS Kigali bizahura saa 9, hanyuma APR Azam bigahura saa 12. Numva izo match ebyiri.
hanyuma ikindi nuko dufite kugira ngo ndabiza abakunzi b'umupira bakumva imikino, so turashaka kubafasha kugira ngo nabo babashe kuza ari benshi ku kibuga. Bivuga ngo uzashobora kugura amatike y'imikino yose hari bonus tuzatanga. No kuvuga ngo ni imikino 3, sibyo? Iminsi 3 uzayigura icyarimwe tuzamuha, bagira ngo barimo no kwitangaza, tuzamugabanyiriza amafaranga 1000 kuri tike. Yes, ariko guri icyarimwe. Yes. Murana n'amakipe hari ikintu abafana bamenyereye, nicyo nabonye bamenyereye yuzanye ekipe yano hafi Yanga Africa cyangwa se Simba cyangwa baritabira, ariko hari n'ikindi tugomba kugira. Ubu ngubu APRFC yatomboye Pyramid. Pyramid muzaho iherereye niyo muri Egypt, kugira ngo ibashe kureba ubushobozi ifite, abakinyi bafite, ukuntu bagomba kwitegura, igomba kujya ahegereye hariya muri ibyo bigo bindi Power Dynamos, kugira ngo apere selecting ni ekipe ikomeye. Buriya ni ekipe sinzi ko muze amateka yayo, ni ekipe yatangiye muri 1971. Urumva ko ari ekipe ifite amateka, ni ekipe yatsinze ibikombe byinshi cyane muri Zambia, n'ubu ngubu akaba ari champion muri Zambia. Power Dynamos yari imaze ibyumweru hafi 3 muri South Africa. So na yindi ekipe apera ashobora kureba gutestinga ubushobozi bwayo, atari ekipe ikomeye nk'iyo ngiyo. So rero back to abafana, ngira ngo n'abatigeze n'abataje ku kibuga ejo, abafana bataje, nibaza yuko bareguse, kuko umukino wari mwiza, abantu bari bahari, mwabonye ukuntu byagenze. Nibaza yuko iyo Power Dynamos itagenda uyu munsi isubireyo tukayigumisha muri tournament, ejo tukayisubiza kuri Stade Amahoro yari kuzura, wenda tuyuje na AS Kigali cyangwa na Police, kuko abantu benshi batari bayizi, ariko wari uri muri stade yabonye ibintu bitandukanye. So impamvu nanavuze ko umwaka utaha dushobora gutekereza in the same way, nuko ubu ngo abantu bakangutse, ntabwo ari just Zambia cyane, Simba cyangwa ubu bazi ko ni ekipe zitamenyereye zishobora kuza zikabashimisha. End of this tournament there is a trophy, there is ari igihembo tuzahereza team. So muze mu dufashijemo abanyamakuru bakangure kuza bashyigikira amakipe yabo kugira ngo yes, thank you. Rakoze ngira ngo amakipe yicaye hano usibye Rayon Sport itari hano niyo makipe akomeye so far, mwebwe murabizi kundusha, ariko twagendeye kuri availability, nta kindi twagendeyeho, kuko ngo twabaje amakipe atandukanye, kandi ntabwo twashobora kugira amakipe menshi kubera ko ari icyumweru gusa, it's 1 week, kandi duhura zose zigomba guhura na Azamu ntabwo gukina imikino 10 n'amakipe atandukanye. So twagendeye kuri availability y'amakipe, kandi ndashimira, je vous remercie pour accepter de participer à ce tournoi. It's a very good thing. So nibo batwemereye ko bayiparticipamo, ariko turizera yuko n'andi makipe umwaka utaha yari Gasogi, yari Musanze, yari Kiyovu, nazo tuzazi, nizo ntavuze tuzagerageza kuzitumira. Nk'ukuntu wayibonye Power Dynamos ntabwo ari mu karere, ariko hari n'ikintu ushaka gukangurira amakipe mu Rwanda n'abafana. Shampiyona yacu tuyirebe mu buryo bw'ubucuruzi. Wavuze ngo niki niye mpamvu nahisemo
kujya muri iyi business. Ubu ngubu partnership ufitanye ari na APR cyangwa se ari Rayon Sport ari iki, nakubwiye ko ari twe twishyuza ku mastad, nakubwiye ko dufite uruganda rw'imyenda, so turimo kugerageza kureba ukuntu twakorana n'amakipe. Ubu ngubu amakipe agura ama jersey, right? Turimo kureba ukuntu twakora partnership n'aya makipe ku buryo imyenda dukoze cyangwa se tugurishije yaba win-win, nubwo bagomba kugura iyo myenda nabo bunguke babone percentage. So kubyerekeye kuzatekereza ni makipe yo hanze byo ningo nibyo tukifuza, ariko with partnership y'amakipe of course. Nukuvuga ngo we are open, amarembo arafunguye. AS Kigali shaka kumbwira ngo tukeneye guhura arabona uvuga ngo Arsenal, singiye kuvuga Arsenal ko nzabishobora, ariko why not? Cyangwa se tukeneye guhura n'ikipe bumva bashaka guhura nayo, tukicara tukabitekerezaho tukareba ukuntu twayiza n'ukuntu twazanye izindi. Twarapiganye, twakoze tenda, wabikomoje ko twatangiriye kuri APR. Nongere nshimire APR actually ko baricaye bifuza kuba bakorana na company bizeye cyangwa se ishoboye. Afane ndabashimira kuko nibo bafunguye amarembo y'izindi team, ahubwo wenda icyo kibazo cyazabazwa izindi team. Are they happy with our services, with our service? So twarapiganye, turategereje tuzareba niba, kuko hano muri ibi bintu by'amatike abamo n'icyizere, ngira ngo nicyo cyatumye ibyo bintu byose bigo. Amakipe aratugana, buriya nta kindi, ni ukuvuga gusa ekipe yumva yuko amafaranga yabo bayabonye nk'uko bagomba kuyabona. Nk'uko nakubwiye, ticketing ntabwo ari our main business. Our main business ni biriya nakubwiye dukora. So ticketing yatumye tugira credibility mu makipe. Buriya umuntu akubikije umutungo we akaba azi ko aza kubona uko agomba kubona, n'ibindi umugurisha yumva yuko uzamuhereza uko abyifuza. Buriya mu masoko yose haba icyo bita due diligence, kwiga kumenya company, ukamenya ngo ese company ifite ubushobozi, ese company usibye bino turi gukorana iramutse ikoze nk'abandi yahomba ibingana gute. Rero twebwe nibaza yuko kugeza uyu munsi badufitiye icyizere, kuko ntabwo turabatenguha kandi ni nako bizakomeza. So yeah, ikibazo cyiza cyane ni ukuvuga muri project twe dufite wenda nuko mwabonye ko nk'amakipe makuru nk'aya benshi bajya kuri Pelé Stadium. So no mu bintu duteganya nuko iriya stade abayobozi bayubatse no kugira ngo tuyikoreshe. So muri gahunda dufite nuko muri partnership n'amakipe nuko amamatch menshi azajya kuri Stade Amahoro. Mu bintu akenshi ibintu bitwara amafaranga muri Stade Amahoro usanga ari equipment, amasound n'ibiki. Ibyo bintu twakoze investment yabyo turabifite. Now kuri question y'amakad nuko already mwabonye twatangiye na APR, mwabonye ko twintroducinze season cards za members. Bivuga ngo ushobora kugura card ya season, muri iyo card hazaba harimo na bonus. Niba umuntu aguhaye prepayment akaba afite akagurira season, ugomba kumushimira kuko ari ibintu bizaba ari partnership n'amakipe separately. No kuvuga ngo niba mfite nuza amasezerano na AS Kigali cyangwa police, hazaba members ba police bafite iyo card bemerewe kujya ku game zose za police.
noneho wenda bizarenga aho ngaho nitumara kubona ko nibyo byakunze ari phase 1, turebe ko twahuza noneho umuntu akaba afite card y'ama game yose ya Rwanda Premier League. Yes. Kubaza icyo kibazo ubundi icyo kibazo twagiteshejeho cyane mu nama twakoranye na Ferwafa n'abakomiseri n'abatoza n'amakipe yose azaba ari muri tournoi. Twemeje rero ko nta mukino uzabaho kunganya nibibaho hazajya haterwa penalty, hanyuma hagire ikipe itsinda. Tuza gutekereza uko byagenda, kuko ikipe zizatsindana hari igihe tuzasanga ikipe nk'eshatu za mbere zose zinganya amanota. Byabaye ngombwa ko dutekereza ko twareba uko ikipe zagiye zitsindana kugeza kuzaba tubanza ibitego, hanyuma ebyiri za nyuma turebe uko zatsindanye. Nta kibazo kizabamo wabeho gutera ibiceri n'ibindi. Inkera bahizi twabanje gutegura igihe ntabwo nza kubabwira ingano yacyo. Twabanje gutegura amafaranga yo gutegura amakipe. Hari amafaranga azahabwa buri kipe izitabira iri rushanwa, ariko nkuko twari twatekereje amakipe menshi amwe ntashobore kuboneka. Hari igihe twazareba tugasanga n'aya mafaranga twari twateguriye amakipe yandi twareba uko tuyasaranganya ayo ngayo azaba arimo. Ubwo rero niko bizagenda no ku bihembo. Igihembo cya mbere ni igikombe, hanyuma ibahasha izaherekeza igikombe nayo izaba determined hatewe n'ibyo babwiye by'uko hari ikipe zitabonetse zari kuzagira icyo zihabwa. Hari igihe twavuga ko ayo mafaranga yari yateganijwe guha ayo makipe azahabwa aya ngaya arimo kugira ngo yitegure, cyangwa se yazahabwa ku gihembo. Ubwo igihembo tuzakibamenyesha uko iminsi igendeza. Rayon Sport mwarabyumvise, chairman yarabisobanuye neza. Hari n'indi kipe yo hanze ntaza kuvuga izina nayo twari twatumiye, ariko nayo ku munota wa nyuma ivuga ko itazaboneka. Ubwo rero nibwo irushanwa ryabaye ko rizitabirwa n'amakipe 4 mu gihe hari 6.